Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane kuri Dona Official. Nitwa Donatira, benshi akabanze ku izina rya Tadienne. Ndabasuhuje aho muri hose, haba muri Afrika, Amerika, Europe, Australia ndetse no muri Canada. Aho uri hose ndakuramukije. Ikaze cyane rero ku bantu bashyashya, nabasabaga gukora subscribe kandi n'abakoze subscribe mwarakoze cyane. Uno munsi rero ngiye kukubwira amwe mu makosa 5 abakobwa bakora nyuma ya breakup. Ikosa rya mbere, kwinginga ex wawe kugira ngo musubirane. Kwinginga ex wawe kugira ngo mwongere musubirane. Igihe agukatiye, uzirinde kurira mu maso ye. Nongere mbisubiremo, uzirinde kurira imbere ye. Biragoye ndanabyumva, ariko nanone uzihagararaho wirinde kumurira imbere. Ahangaha ikintu cya mbere uzakora, uzamushimire ubuzima mwanyuranyemo cyangwa se situation mwari mumaze iminsi munyuramo, umushimire, ubundi utekereze ibindi birakurikiraho, ariko ntubitekerezeho cyane ku buryo wirinda kurira muri ako kanya. Ahangaha nimba hari ikintu cyawe afite, nimba warigeze kumutiza sharijeri, umupira yo kwifubika cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ni byiza cyane ko umusaba ibyo bintu cyangwa se umwaka utiruruza, niko navuga, ibintu waba waramutije byose. Ikintu cyawe icyo ari cyo cyose kiriwe cyangwa se afite, ugomba kugisubirana kandi mu ijwi rituje, ubimwake mu neza, nta mujinya ufite, ariko byose ubisubirane ubundi wigendere. Ahangaha nagusaba ni ukuba ufite inshuti magara cyangwa se umushuti wizera. Ugende iwe cyangwa se agusange mu rugo, umusabe ko agusanga mu rugo. Nimba wambara plante uyikuremo, nimba wari wambaye hahiriza uzikuremo, nimba wari wambaye umukandara uwufungure, nimba wari wambaye ibintu bikuboshye cyangwa se bikuziritse ku mubiri, ubanze ubikuremo, maze ubundi urire. Koko urire ku buryo wumva nawe uruhutse, ariko utazakora ikosa ryo kuba waririra imbere y'ex wawe. Ikindi kintu cya kabiri, guhita usimbukira mu yindi relationship cyangwa se guhita ushaka undi muntu mukundana byihuse nyuma yo gutandukana n'ex wawe. Iri ni ikosa rikomeye, uzaryirinde, uzabanze hacemo igihe mbere y'uko ufata umwanzuro wo gukundana. Ahangaha impamvu abakobwa benshi babikora ni ukugira ngo bereke aba ex babo ko aba adahari, yakundwa, ari mwiza ku buryo atabura undi umukunda, ariko nyamara ni ikosa uba ukoshoje irindi kosa. Kandi iri ngiri ryo uzagera mu gihe runaka ukabona koko wa muntu ntago agukunda cyangwa se uri kumubeshya kumukunda, ariko nyamara waramwifashishije kugira ngo wereke wa ex wawe ko umeze neza cyangwa se ushobora gukundwa, ariko nyamara usanga uwo muntu wamwifashishije muri ubwo buryo kandi atari ko wagakwiye kubigenza. Ikindi kintu cya gatatu, kutigira muri breakup. Ahangaha ni ukuvuga ngo abantu benshi ushobora kubabaza ngo ese ngo uriya muntu mwatandukanye byagenze ute cyangwa se mwapfuye iki? Kumva uravuze, uriya murezi wimunyibutse, uriya murezi sinzi n'ibyo, nta cyiza, akamuvuga nabi, ariko nyamara ntabwo ari byiza kutigira muri breakup wagiranye n'ex wawe. Ni byiza ko ukuramo isomo bikagufasha no kuba iyindi relationship ujyamo bikomera cyangwa se wirinda ayo makosa waba wigeze gukora muri iyo relationship we n'ex wawe. Buriya experience cyangwa se kugira experience mu bintu runaka ni nkabyo, ni nk'isomo. Ikindi kintu cya kane, kutabanza ngo ukiri ibikomere. Ibi nabyo ni bibi. Ujya mu yindi relationship ukumva urigunze muri wowe, cyangwa se
yagerageza n'uwo mu boyfriend wabonye mushyashya yagerageza ukabura ntuhari, ibintu byose bigaragara cyangwa se uko ugaragara ntuhari, ahubwo uracyatekereza wa wundi, ntiwaba muri kuganira ukimajina ko ari wa wundi muri kuvugana, rimwe na rimwe akaza mu ntekerezo zawe cyangwa se ibintu byawe byose bikaba biri kuri wa wundi mu ex wawe. Ni byiza cyane ko ujya mu yindi relationship wabanje gukira ibikomere, kandi nta wundi muntu uzabigukiza, n'uwo mu boyfriend mushyashya ntabwo ari we uzabigukiza, ahubwo ni wowe ubwawe uzabibyikiza cyangwa se uzashyiramo imbaraga bigakira. Ikindi kintu cya gatanu ni ukudashyiraho akadomo muri iyo relationship wowe n'umu ex wawe. Ahangaha ni ukuvuga ngo abantu benshi bahora bavuga ngo byibura wampa andi mahirwe nkavugana n'umu ex wanjye nkamusezeraho, ariko nyamara ugereranyije cyangwa se abantu bakoze icyo kintu cyo kuvuga ngo reka basezere aba ex babo cyangwa se baganire bwa nyuma, akenshi bisanze baryamanye n'aba ex babo kandi nta mpamvu n'imwe ihari, kandi bidashoboka ko mwasubirana. Umu ex wawe yafashe umwanzuro, ahubwo wowe nubwo utarabivamo nuko ucyumva yuko mwakomezanya kandi bitakunda, nta kintu atakweretse, ahubwo wowe uracyashaka kumwiruka, uracyashaka ko mwakundana, ariko nyamara ntabwo biri gukunda. Kandi noneho uko nguko uri gukemura ibibazo ngo ubicishije mu nzira yo kuryamana, ashobora no kubikora cyangwa se yenda nanabikora, ariko mu gihe yabikoze ntabwo aricyo kintu kizatuma kubabarira cyangwa se ntabwo aricyo kintu kizatuma yumva yuko noneho biri bukemuke, cyangwa se icyo kintu mwapfuye cyangwa se icyo kintu cyabiteye ntabwo biri mu nzira yo kuba yenda ari ukuryamana. Sinzi yenda nimba ari icyo kintu wakwitwaza ngo twapfuye yenda kuba tutararyamanye ukaba ari ugiye kubikemura, ariko nanone ntekereza ko waba ubikemuye mu gihe kitari icyacyo, waba warakerewe, kandi simubwiye ngo nimba hari icyo kintu mwapfaga, ntabwo nkubwiye ngo nicyo kintu kizabikemura, ahubwo uzaba ubyishe byose. Ashobora kugufata nk'uko uko abigusabye, ariko n'ahandi wagenda ukabigenza gutyo. Hari abantu batekereza gutyo, ariko ihangane wirinde kuvuga ngo ndashaka kuvugana nawe bwa nyuma, musezere bwa nyuma, ubundi igihe yagukatiraga cyangwa se igihe yagushyiragaho akadomo yumvaga ko ashaka akubwira yuko mugomba kurekeraho cyangwa se mugomba kubisitopinga, utekereza ko hari ikindi kintu ukeneye kumva cyangwa se akeneye kumva cyahindura iyo myumvire yari afite ako kanya? Be wise. Ikindi kintu, kutamoving on ngo ukomeze ubuzima bwawe, wumve yuko hari ibintu ushobora gukora, wumve yuko iyo relationship itabayeho wakomeza, wumve yuko wiha imbaraga mu buzima bwawe, wumve ko hari ibintu ushoboye, wumve ko bitaramutse bikunze muri relationship wajya no mu bindi bigakunda. Banza moving on, ubanze umwikuremo, ubanze wumve yuko abaye adahari nawe wabaho. Ibyo bintu ndi kuvuga muri kubyumva, abaye adahari wabaho, kandi utekereje neza na mbere yuko aza nabwo wari ubayeho. Sinzi nimba warigeze ubona change, sinzi nimba warigeze ugereranya ibyo bintu bibiri. Mbere yuko aza wari uriho, ni gute nyuma yuko agiye uri bujye muri nigiyonome, ni nko muri darkness uri, niho wagomeje ukishyira. Kubera iki wowe nimba ashobora kuba yakubwira ngo bimeze gutya, wowe kubera icyo utabyikuramo? Shaka ibintu ukora, shaka ibitabo usome, nushaka ubyandika ubice, buriya nabwo iyo ufite ibibazo ukabyandika ukagenda ukabica nabwo biraruhura, ariko biheranwa n'agahinda yuko yagusize, wamukundaga cyane kurenza. Ariko nanone mbonereho kubigisha cyangwa se kubabwira yuko ntuzakunda umuntu ngo umwimariremo wumve yuko adashobora kuguhemukira. Uzamukunde, ariko nanone usigemo ka kantu ko kuvuga ngo ese ni umuntu aramutse bihindutse byagenda gute? Ntabwo natoragura amashashi, aramutse bihindutse byamera gute? Ese ngewe nasigara ameze gute mu buzima bwanjye? Gerageza kwiga nawe kwikunda mbere yuko ukunda uwo boyfriend wawe kwirusha. Gerageza nawe wumve ko
wigereranyije nawe wiha agaciro kurenza we, kuko ataraza wari uriho na nyuma y'uko azagenda uzakomeza ubeho. Wirambiriza kuko ngo boyfriend wawe yemeze gutya na gutya ngo niwe kamara, witangira wibwira ngo kuko ngo yenda ngo yagufashaga, tuvuge hari ababa bafite babishyura yenda ibintu zimwe mu bintu bakenera bya buri munsi, wikumva yuko ibyo bintu byose nibivaho uzapfa. Tangira nawe ukure amaboko mu mufuka ubyikorere. Baravuga ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo nimba navuga ngo nimba waragiriye amahirwe cyangwa se waragize amahirwe akaguha yenda bimwe mu byo wakwifashisha, wigomeza wumva ko sitira azagomeza kugufasha. Nawe gerageza cyangwa se umenye ubwenge bwo kwifasha nawe mu gihe abaye adahari, cyangwa se mu gihe adahari wabasha kwifasha. Gerageza cyangwa se iga cyangwa se menya kwikunda kurenza uko we umukunda. Ntabwo mbigishije ngo mwishyire hejuru mwikunze cyane, ariko nanone mbere na mbere aza wari uriho na nyuma y'uko agenda uzakomeza ube wowe. Ahubwo haranira yuko atazakubona cyangwa se atazakubona wasubiye inyuma, azakubone nawe hari iyindi ntambwe wagezeho. Haranira nimba wari ufite ibintu, tuvuga utanze urugero ku bintu runaka, nimba yenda tuvuga wari ufite akamodoka kamwe, gerageza noneho uhindura ugire ya yindi y'igikoko, niko navuga. Noneho no mu buzima busanzwe gerageza kuba wowe uhinduke cyangwa se uhindure ubuzima bwawe mu byiza. Gerageza gukora ibyiza, ugerageze kwirinda bya bintu bibi bituma utekereza cyane cyangwa se bituma wumva yuko ubuzima bwawe bwarangiye. Mube wise, mwikunde kurushaho, mwumve yuko nimurambirize cyangwa se dream zanyu ntizigume ku mugabo gusa cyangwa se ku boyfriend gusa. Mugire izindi dream zirenze umugabo, zirenze, mugire projet runaka, mugire ibindi bintu muhugiramo cyangwa se byabaha inyungu kurenza boyfriend wawe. Ubundi jya nkunda kuvuga ko ntago ntekereza ko ubundi twese twaremewe cyangwa se twese dufite amahirwe yo kuba twavuga ngo turakunda bikaduhira. Nawe rero ushobora gusanga utari umunyamahirwe, ariko nanone nimba utari umunyamahirwe wikwishoramo cyane gusanga ubibabariyemo, ubirakariyemo cyangwa se ugize bimwe utakaza mu buzima bwawe, kuko hari n'ababura aba boyfriend babo cyangwa se abagabo babo, niko akenshi biba bimeze. Akaba yasubira inyuma, akazi kakamunanira, bizinesi zigahomba, agasubira hahandi hasi. Kubera iki? Yakunze cyane ariyibagirwa, amukunda kurenza, ntavuga ku rugero nawe atigeze yikundaho mu buzima bwe. Rero mugerageze kwikunda, mukundane, cyangwa se mugerageze kwikunda biri mu rugero, nawe umukunde ariko nawe aba ari wowe priority. Kimwe cyangwa bibiri bateye muri ino video, like, comment kugira ngo mbashe gukora izindi video. Don't forget to subscribe.